Ellen G. White yaravuze ngo tugomba kugira ibyiringiro bike ku by'umuntu ashobora gukora, ahubwo tukizera cyane iby'Imana ishobora gukorera buri wese uyizera. Iyo wabihisemo gutyo, icyo uba usigaje ni ukwitega ibintu binini Imana iguha biturutse ku gusobanukirwa ikuremamo, kandi ikabikora mu gihe gito. Imana igatyaza ubwenge bwawe, Imana ikaguha ubumenyi kubwo kwizera. Yaravuze ngo shyira impano zose Imana yaguhaye ku murimo, ahasigaye usaba ubwenge n'ubushobozi witurize urebe ibikubaho. Itega ibintu binini. Imana ikunda abakozi, izaguha amayeri yose n'ububasha bwo gukora ibintu bikomeye. Kuri Ellen, umugabo nyawe isi ikeneye ni wa mugabo utagurwa cyangwa ngo agurishwe, udategekwa n'amafaranga ahubwo yategeka, umugabo w'inyangamugayo imbere n'inyuma, utagira ubwoba bwo kuvuga icyaha mu mazina yacyo, wa mugabo uzahagarara ku kuri kabone n'ubwo ijuru ryamanuka. Uyu mugore yaravuze ngo ibyago nagize igihe kimwe nabifashe nk'ububabare bukabije bugoye kwihanganira, ariko nyuma nasanze ari umugisha udasanzwe. Byabaye intandaro yo gusakaza ibyishimo ku isi, byabaye inzira yatumye nerekeza amaso yanjye kuri Yesu. Simba naramenye Kristo Yesu iyo hataza kubaho ububabare nagize nyiri umwana bugatuma njya kumushakiraho gukira n'ihumure. Ni bya bindi dukunda kwiga, ibyo wita akababaro uyu munsi bishobora kukuviramo ibyishimo bikomeye ukumirwa. Hari nubwo ibyo wita ko bishimishije uyu munsi bishobora kukubera ibyago by'ejo hazaza. Ibikubaho byose munsi y'ijuru ntawamenya niba ari ibyago cyangwa ari amahirwe. Ellen yaravuze ngo wibuke ko utazigera ugera ku rwego rwo hejuru kurenza uko ubwawe wabyishyizemo. Ntushobora kugera kure kurenza uko hatekereza. Bityo rero rota binini, kandi intambwe ku yindi ntugacike intege. Nubwo rimwe na rimwe bibabaza, bikagusaba gushinyiriza, bikagusaba kwigomwa no kwiyanga, ariko ujye uzirikana ko ubwo bubabare aribwo buzamura urwego rwawe rw'iterambere. Uyu mugore yavuze ijambo rikomeye ngo ni amayobera uburyo ubwenge bwerekanwa n'inyamaswa bwegereye cyane ubwenge bw'abantu. Ni amayobera uburyo ubwenge bwerekanwa n'inyamaswa nyinshi zitavuga bwegereye cyane ubwenge bw'abantu. Inyamaswa zirabona, zikumva, zigakunda, ndetse zigatinya kubabara. Aho inyamaswa zitandukaniye n'abantu nuko zikoresha ingingo zazo mu budahemuka kuruta uko bamwe mu bantu benshi babikora. Inyamaswa zigaragaza impuhwe n'ubwuzu kuri ngenzi zazo kuruta uko bamwe mu bantu babikora. Zerekana urukundo ku bazishinzwe nta buryarya kuruta uko bamwe mu bantu babikora. Niyo mpamvu hari abantu banzuye ko mu biremwa byose bibaho ikigira uburyarya ari umuntu. Hari n'umuhanga wigeze kuvuga ngo uzatinya umuntu ushobora kukugirira nabi ahaze. Umuntu ashobora kukwica kandi afite byose. Nta nyamaswa burya ipfa kwica indi itabitewe n'inzara. Ikindi uretse umuntu n'ingurube, nta kindi kiremwa cyatinyuka kwica kigenzi cyacyo bituruka mu muryango umwe. Intare ntabwo yapfa kwica ngenzi yayo. Ingwe ntabwo yakwica ngenzi yayo. Hari n'uwatinyutse aravuga ngo inyamaswa mbi ni umuntu. Umuntu n'ingurube. Ingurube niyo ishobora kwica ingurube ngenzi yayo kugeza no ku kibwana cyayo. Umuntu nawe ashobora kwica mugenzi we kugeza no ku mwana we. Ellen G. White yaravuze ngo ninde mugabo ufite umutima w'ubumuntu wigeze yita ku matungo yo mu rugo. Iyo witegereje ku maso y'ayo matungo ubona neza uburyo huzuyemo icyizere,
urukundo, urugwiro, impuhwe n'ubudahemuka, uwo mugabo koko yatinyuka agafata icyuma agasogota icyo kiremwa agamije kukirya, uwo mugabo nta mutima w'umuntu yaba afite. Ni gute warya ikiremwa cy'ikinyempuhwe kuriya ukarya inyama zacyo nk'uyongobeza ikintu kiryoshye cyane? Hari n'abandi bantu bizera ko imyaku iba ku isi iterwa n'uburyo ikiremwa muntu cyica amatungo kikayarya. Ellen G. White yaravuze ngo uko ubyizera niko bikugendekera. Nubyizera bizagenda nk'uko wabyizeye, nutabyizera ubwo ntibizakunda. Nk'uko umuhinzi abiba yizeye ko azasarura bikazabaho koko, ni nako nawe buri kimwe cyose kizakugendekera uko ucyizera. Ellen G. White yaravuze ngo Imana niyo soko y'ubuzima, umucyo n'umunezero mu isanzure ryose. Nk'uko imirasire y'urumuri ituruka ku zuba, nk'uko amazi y'imigezi atemba ava ku isoko, ni nako n'imigisha ituruka ku Mana itugeraho iturutse ku biremwa byayo byose. Yaravuze ngo Satani yashyize ubuyobe mu madini ahindura isura nyayo y'Imana. Abantu bizera Imana batayikunze ahubwo ari ukuyitinya. Aho kuyifata nk'Imana y'urukundo, bayifata nk'Imana iteye ubwoba, Imana irimbura, Imana ishishimura, Imana irakara, Imana yica, Imana ifuha n'ibindi. Ellen G. White yaravuze ngo twese tubohewe hamwe mu rubuga runini rw'ikiremwa muntu. Ibyo dushobora gukora ngo twunguke ndetse tuzamure abandi, iteka ryose bitugarukira nk'imigisha itagereranywa. Ni bya bindi bavuga ngo tuzamurwa no kuzamura abandi. Yaravuze ngo icyo tutazi ni uko Data wo mu ijuru afite inzira zirenga 1000 zo kuduha ibyo dukeneye byose. Burya Imana iguha ibyo ukeneye, ntabwo iguha ibyo ushaka. Ugushaka kwayo rero reka kubahwe, uhagarike ugushaka kwawe. Ibyinshi mu byo dushaka akenshi biba bijyanye n'irari ryacu. Burya uramutse uhawe ibyo ushaka byose uko ubishaka, ibyo washakaga ubwabyo byakwirangiriza. Ahubwo iteka ryose Uwiteka duha ibyo dukeneye kandi dukwiriye. Uyu mugore yaravuze ngo urukundo tugirira ibiremwa byose nirwo rwerekana ko turi abagize umuryango w'Imana. Ntabwo ari idini cyangwa igihugu turukamo cyangwa amahirwe bibigaragaza. Ellen G. White yaravuze ngo nubura ijuru uzaba ubuze byose, nubona ijuru uzaba ubonye byose. Uyu mugore yavuze ijambo rikomeye ngo ikintu icyo ari cyo cyose kiguhunza Imana, icyo kintu ni umwanzi w'ubugingo bwawe. Aranavuga ngo urukundo nyarwo si ruriya rushyushye cyane, si ruriya rugurumana nk'amashara, si ruriya rwihuta cyane, ahubwo urukundo nyarwo ni ikinyuranyo cy'ibyo byose. Urukundo nyarwo burya ruba rutuje kandi rushinze imizi. Urukundo nyarwo rwita cyane ku by'amaso atabona, rwita cyane ku mico myiza. Yaravuze ngo nta mwitozo ngororamubiri n'umwe ushobora kuruta uwo kugenda n'amaguru. Bituma umuvuduko w'amaraso ugenda neza, n'umutima mwiza ku mubiri urwaye, ni n'urukingo ku mubiri utararwara. Ingingo zose z'umubiri ziba ziri gukora iyo ugenda n'amaguru. Yaravuze ngo abakorera Kristo ntibajya barambirwa cyangwa ngo bananirwe, kubera ko Umwami Yesu niwe bushobozi bwabo muri byose. Yaravuze ngo igihe cyose tugikurikiza inzira z'Uwiteka, ntacyo dufite cyo gutinya gihari, nta n'impungenge dufite z'ejo hazaza.